Bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Umwezi ryabategurira igice cya mbere cy'umukino witwa Nayobotse Inzitane. Umunyarwanda yagize ati wishinga bakuyobya ukayoboka ibikuroha. Mbese umuntu yabwirwa n'iki inzira ikwiye yanyura? Muri uyu mukino muraza kwiyumvira uko byagendekeye umugabo Ruvusha-ngoma. Nimukurikire umukino. Ariko mana yanjye ubu nacumuye iki koko? Ni ikihe cyaha no gukora bitajya umbabarira cyatumye nyemera aho wahereye abandi? Ndangiza yisumbuye abo turangirije mwe bose babone buruse yo gukomeza kaminuza njye nibure ku rutonde kandi ifite amanota meza. Mana we ubanza naravutse ku maraso mabi pe. Ubuzima si nzabushobozwa n'iki butagira amashuri nayo ntiringiye ntibugire n'akazi. Ariko we reka mpamagara Isimbi numve ko byibura yandangira akazi nkava muri iki cyaro kinuka. Sha nayo nibagiye ko nta mayinite mfite. Ubuse noneho mama arama igiceri ngo ngura amayinite. Ese ni ibiki mucyo mwana wanjye ko numva wivugisha nk'uwasaze? Ma ese wanyumvaga ma? Nugira ngo ngusabe amafaranga njye kugura amayinite mpamagara abana twiganye mbabaze ko naho bandangira akazi niyo kaba kubuyede rwose naho ubundi ndambiwe kwicara ahangaha. Yo humura mwana wanjye, hari igitondo kimwe izuba rizakurasira nkuko ryarasiye abandi bahiriwe n'ubuzima. Ntukihebe rwose ahubwo akira amafaranga ugura ayo mayinite ushaka. Ubwo icyo kigoryi nicyo urimo mpera amafaranga? Icyo manzi cy'umukobwa nariye amashuri nkagurisha sine yanjye nakundaga bugacye nkagurisha umugende narazwe na data ngo nanjye ndimo ndarihira za makobwa ngo azankiza, none ukaba umaze imyaka 2 wicaye aha mu rugo rwanjye nkugaburira abandi bana babo barangije za kaminuza, abandi nabo bafite akazi bameze neza, naho nge navomeye imbwa amazi sha. Mfuye nifuza abandi bana babo barabakijije sha. Ntakunda ariko n'ubundi byanjye imbwa zabirwaniyemo umunsi mbyari imfura nkabanza igicucu cy'umukobwa. Ndekera umwana wa mugabo we kuba uyu munsi mucyo atarabashije kwiga kaminuza ntaba nafite akazi ntibivuze ko ari icyomanzi. Ataba icyomanzi nabwirwa n'iki niba yarigaga? Nabwirwa n'iki niba ntaramuhaga amafaranga akayajyana mu bagabo bityo bigatuma atsindwa akabara amahirwe yo kwiga kaminuza? Ruvusha w'inkomerekereza umwana rwose amafaranga ntiyayariye. Kuba yaragize ibyago ntahabwe buruse yo kujya kwiga kaminuza ntibivuze ko ari ubugoryi n'ubwomanzi, ahubwo buriya ni igihe cye kitaragera. Nge rero sinkeneye abagore babiri mu rugo rwanjye. Nyoko namushatse afite imyaka 19 none dore wowe wirengejeho imyaka 2 yose. Genda umvire mu rugo ushaka umugabo n'umuri nahiriye ubwatsi bikeri bitarisha. Gusa uhombye arabyimenyera nta kundi, ariko umvire mu rugo usanga bo mwasangiye amafaranga yanjye niyo nyanywa magacupa sha. Ariko ndata ko kunenganyiriza niba ari ukwiga ko nize nkanabimenya n'ikimenyimenyi ko nazanye amanota ya mbere ku kigo. Ariko kubw'amahirwe make yo nahaye gusaba kumfasha kwiga kaminuza akabyuzuza nabi bigatuma batamfata koko papa. Ibi bikwiye gutuma n'ukarengana gutya. Zibaho sinkavuga ngo nawe uvuga wacyomanzi we. Aho bera ikigoryi nka nyoko ndavuga kansubiza. Muhaye icyumweru kimwe cyonyine gusa, nyuma yabwo uzamenya ngewe Ruvusha wundi we. Nge ndi Ruvusha rwasaritswe intare mu ishyamba ry'amazane, impuzi ngo zo mu mutara w'igihunya zose nkazikoramo imu ndimbana. Uzambona niba utaransobanukirwa sha. Aha reka nsohoke njye kwahirira ihene zanjye da. Ndabona aho wasogongeye uyu munsi ahari utari inzoga gusa benzi bisazi. Genda nyine ujyane n'icyo cyomanzi cyawe cyanciye ku nka. Urajya kwahirira ihene se? Sinahoze nahirira inka nk'abandi nkashora amashyo andi nkayagishisha, sinanywaga amata nk'abandi none nkaba nsigaye nifuza n'ay'umuyenzi. Nigendeye da izo wanyoye si gusa sha. Gupfa utapfuye we. Gusa napfuye umunsi mbyara imfura nkabyara umukobwa sogokuru bamwitaga Mbanza Bugabo, ariko njye nabaye Mbanza Nshinzi pe.
Halo? Halo? Ninde tuvugana? Ni mucyo muvugana. Nawe ndi kuvugana na Isimbi. Yego niwe muvugana. Uri mucyo wahe? Shani wibuka wa mukobwa mwiganye mu mashuri yisumbuye umwe wararaga munsi yawe ku gitanda isuburanyibagiwe we. Okay, nakwibutsa amakuru se? Ndaho meze neza bya Kinyarwanda. Mwebwe amakuru yanyu yo mu mujyi. Shanye si wandi ubundi nagiye gukomeza amasomo muri kaminuza ndi mu majyaruguru. Shani mbe nawe njya yanjye nayarangirije hariya twigaga. Ntibishoboka. Si mu cyumwe twigaraga wujuje ikizamini cya leta tuvugana se? Byihorere Shani we muvugana. Nese ni habaye iki cyatumye udakomeza kwiga? Warabyaye? Ndarengana pe sinabyaye rwose. Ahubwo sinahiriwe n'amashuri niko navuga. Ahubwo se we nimero yawe nayikuye kuri Fibi. Abandi bana bavugaga ko ngo usigaye ufite akazi mu ruganda. Nari nkuhamagaye ngo ndwane nkundangira akazi pe. Shamba barijwe n'ukuntu ntacyo nkumariye pe. Akazi byo naragahoranye ariko aho nagiriye kaminuza hari undi bashyizemo yaransimbuye sinamenya amakuru ajyanye n'akazi pe. Ubu ibyo menya n'ibijyanye na madire gusa. Hoya shayi si wimakanira pe. Nukuri niwo nari nizeye ko wamfasha kuva muri aya makuba ndimo. Basi se nta wundi mwana twiganye waba uzi icyo akora ngo umpe nimero ye? Njye kureba phone nayiguze nyuma nta nimero z'abana twiganye ngira. Uretse Matesi umwe wari shefu wacu niwe bigize kunsanga aho nakoreraga ari kumwe n'imodoka ambwira ko asigaye afite ikiraka mu mujyi. Icyo gihe yansigiye nimero ye ndayiguha muri SMS uzamuhamagare wumve wenda yakurangira. Urabukoze cyane sha. Boss, wampaye ijana se? Muze hano sha. Boss, nzayiranyishe kabisa. Wangirimo kansiga kajana ngareba ko nakwishiturira kara hano hepfo. Mwese murashaka amafaranga? Yego boss, gusa ningiye ufite inzara bya danje. Uyu nguyu we yarayabonye imisigi. Genda ukumva inzara nyishe kabisa. Cyane mujye mu modoka inyuma tujyane nge kubereka muzajya mukura amafaranga mutiriye mutega amaboko ahise n'abagenzi. We iki urira imodoka mano mu boss ajye gutwera icyakura. Yego boss twagezemo. Izi nyana zimbwa zirirwa ziteza amaboko nizizi ko natwe biba byaducangiye muri izi modoka. Nizize nge kuzibyaza umusaruro bazajya batunda imyanda muri company yanjye mbaha yo kurya ni nabo batazampenda baracyari batoya cyane. Yandi mpamagayira kombona ntayisanga muri telefone yanjye. Halo? Yes, halo. Ni Matesi tuvugana? Yego niwe. Ninde tuvugana? Uravugana na Mucyo. Uwo mukobwa mwicaranaga mukiga mu mashuri yisumbuye. Reka da. Uracyabaho Mucyo? Amakuru y'iminsi sha. Ndaho ahubwo bambwiye ko usigaye wibera mu murwa. Nagira ngo ngusabe unshakira akazi nge nta mu cyaro byaranze pe. Ni mu kazi. Ndabona boss aje ndaza kuguhamagara nimugoroba. Ayiwe arankubye disi. Ubu se ko nta n'icyambwiye ko ngo boss araje. Reka ntegereze wenda buriya naho ugukaraza kumvugisha. Gusa sinteze gucika intege. Ngomba kuva mu maso ya data nkashaka akazi. Mucyo mwana wanjye ujye wihangana nubwo se yabaye undi wundi ariko humura buriya Imana ntigisumbanya ku butoni. Njye mfite inzozi ko imvune zawe wagize wiga zitazabiza ubusa rwose. Mama maze kwiheba cyane pe. Ubanza naravutse nk'abandi bana. Nguwo se araje ndumva yagasomye noneho ntawe umukira. Mariya wowe
burya umugabo nusoma icupa akaribabaza ahorana amadeni mu tubari twose ntabwo ajya yishyura. wowe Mariya aharanira kunywera umushahara akawutobora. Mariya we Mariya uresha fungura aha n'iwanjye wo kabwera we. Ni karibu papa. Bamereza icumu ryanjye n'ikizi kicyoshye. Sohokera mu nzu ujye kunshakira amafaranga nagutanzeho cyangwa usanga abagabo wayahaye wacyomanzi we. ariko Ruvusha wandekeye umwana ko atari we wahisemo ibibazo yahuye nabyo. Ahubwo nawe mujyane niba mwarayasangiye wacyomanzi we. Papa waretse kunkubita kuko papa wambabariye. Papa wambabariye ntunyirukanira ijoro we. Murabyibuze uzanyirukana abona papa mbabarira. Kababara umutima kabwera mumva ndibe wacyomanzi we cy'umukobwa vira mu rugo wa rugonga we. Mana we ubu kuko ndarabaye papa. Basi waretse nkazagendeje papa ndakwinginze mubyeyi wanjye. Karare wiseguye impiri guca ijosi. Viraha sanga abagabo wahaye amafaranga yanjye umbeshye ngo uri kwiga naho kumbi ndi kwahirira ibikeri. Ahubwo reka nzana umuhoro wanjye sha nkwereke nakomeje kukorora ukagira ngo njyewe nzakorohera. unyakira umwana Ruvusha we, niba umwishe urwigende muntabare. aramekuye Ruvusha aramekuye, ariko inaha ntibatabara di. ayiwe data we, aho Ruvusha ntiyaba yihekuye bahu naho ubutaha.